wacu cyangwa byamamaza ubutumwa kuba oyare abagizi babo byaziriya gukomeza bibafasha biburakiye abanyeshuri tuba dufite Nouveau Testament anglais français kinyarwanda hanyuma tukagira Nouveau Testament zikora mu bitabo gusa na Nouveau Testament udutabo tw'umweru tw'abaforomo n'abaforomokazi marezuma ntabwo twazanye abanyeshuri bari kwiga iby'ubuforomo ariko sigura tuzaza n'ubu buryo rero turi hano abantu bameze bate bumvise bwa mbere ni abakristo baturuka mu madini evangelike nubwo yahinduze abisilamu barimo n'abadiventi barimo impamvu byagenze bityo ariko gukorera muri birenze ijana na mirongo inani ubwo rero ashobora kuba ari umupentikoti metodiste abo bamambure b'abagidiyoni birumvikana ko nimba wari ushaka kuba umugidiyoni azarushaho kumuha za inforomasiyo ariko dukurikije ko amasaha agiye reka tubahe bibiliya n'umukenera izindi za inforomasiyo nazo twazabafasha ubabwire tugudakone kandi ntubirengeye kukuruka Imana yabonye abantu bameze nk'icyo giti ujya kubasoroma imbuto amahwa akakwica ariko mubabwire tugudakone kandi ntubirengeye kukuruka Uwiteka ntazitiranya uwabibye imbuto ziriga n'izitariga Imana yo mu ijuru ireba ibintu byose kandi mu gihe cyose ibibonamo ku manywa Uwiteka ntazitiranya murakoze rero kutwakira nizeye ko ubutaha bazashaka kuba bamambure bazatubwira tukababwira kondisiyo yo kuba umugizwe byose ibibonamo ku manywa murakoze cyane bana turatangira gutanga ku murongo ariko wagira konferanse ashaka nko ku kinyarwanda twafasha nako icyongereza Bukera